diplome badafite barazihimba bari busy. Uraba busy ukorera satana zakumwaza. Ngiye buriya kambabwire buriya arajibu ko yakomera kose ntiyabuza umuntu gukora Imana irimo gushaka ko akora. Ariko iyo ukoze uko amategeko atabiteganya nyine icyo gihe uba winjiye muri domain yacu. Icyo gihe uba winjiye aho Imana yaduhaye ububasha. Sibyo na? Uzi kubwira abantu gufata urusaku bakavuga ngo ariko se ko no mu kabari basakuza. Ubu itorero ryafatiye ryara akabari kuri standard. Icyabagize standard y'akabari ni iki? Ku buryo mwirirwa mwikomparinga nako. Nibura bari muko baba bari under the influence. Njya mbwira abantu iyo bansaka mu modoka bagafungura handi imbere noneho nkabasereza nkababwira ariko ko harimo intwaro kabari ntacyo uvuze. Ngwiriye se nkamwereka Bibiliya yanjye. Intwaro zose ushaka akambwira ati iyi ni intwaro idafite ikitwaye. Ko muva muri veye n'abasinzi bakava kunywa. Mwari mwumva babashyiraho igipimo cy'umwuka. Ariko umusinzi kubera ko umushyiraho igipimo cy'umwuka cy'inzoga kugira ngo adatwara atakiri responsable. Urusaku rw'uwasinzi ruhuza ute n'urusaku rw'uwemera. Ukajya no muri iyo comparison. Ukajya no muri ariko n'ubundi akabara usanga karimo abantu bangana gutya ni bangahe. Ariko wowe kudatekereza amahoro, kudatekereza kutabangamira undi, ni ubukristo koko. Kuki udatekereza gukunda? Erega tubyita urukundo banza ari uko ubutumwa butakivuga urukundo. Mu nshingano zacu byatworoheye kubaza uko amadini ahagaze. Amadini turi bangahe? Kiliziya Gatolika ifite 35%. ADPR ifite 28%. Aba Protestanti iri mu kategori benshi bisangamo ni hejuru ya 14%. N'abandi dufite abantu batagera kuri benshi badafite aho basengera. Dufite n'abadafite uko bemera. Ariko iyo uteranyije imibare y'abitwa abakristo muri standards mwisangamo bari hejuru ya 80%. Tugomba kwiga nk'abayobozi b'amatorero kugira ibyo tutihanganira. Kuko icyatugize babi, icyagize bagenzi banyu babi nukudacyahwa. Ntimucyahane hagati yanyu. Bikadusaba imbaraga kuza kubacyaha mukatubaza icyo tubikorera ariko kambabwire n'ikindi tubikorera nabyo mbibafashe. Icya mbere mufite hejuru ya 85% y'abanyarwanda. Sibyo na? Nka leta dufite inshingano kuri abo banyarwanda mbere yuko bagera mu ijuru bakwiye gushobora kuba mu Rwanda. Mwese tujyana gushyingura mwese mubamurira. Sibyo na? Hari ubwo tujya gushyingura tutarira. Nukuvuga ko dushimishijwe nuko abantu baba mu Rwanda. Mu karere, mu turere dutandukanye usanga abaturage tubaza batubwira ngo hejuru ya 50% babwirwa nabi. Bende data abakristo tuvuga nabi. Twabyumvikanyeho? Niba turi 80%, hejuru ya 80%. Kuko abona ashoboye guteranya mbashyize mu matsinda mubarizwamo muri hejuru ya 80%. Nimwumva abaturage bavuga ngo abantu bavuga nabi ku kazi hejuru ya 50%. Pasitangira ngo dusubire kuri cya kintu cyo kutakira icya-10. Ubanza hageze ko dusubira kutakira icya-10. Sibyo ra? Bene data tujye tuvuga ubutumwa rimwe na rimwe dukoresheje amagambo. Ariko akenshi tuba abakristo koko. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. K'umugore muri iki gihugu cyacu. Ngira ngo ni umunsi mwiza cyane kwishimira itorero rimaze imyaka 21 ryerekana iby'agaciro igihugu cyacu kigenderaho. Ryerekana ko umurimo ushoboka iyo hari ubumwe. Gitifu yambwiye ngo bo bamenye kera uburinganire. Kuko Pastor Lili yavuze ngo ntibyashoboka gasinzi nuko bishoboka umuntu atari kumwe n'umugabo we. Ariko arangiza aravuga ngo sinzi n'ukuntu bishoboka umugabo uri mu bintu umugore watazi. U Rwanda rufite amahitamo. Rufite amahitamo y'imiyoborere ashingiye kuri buri umwe muri twe kugira uruhare. Kugira urwo ruhare ngira ngo n'umwigisha yabivuze ntibisaba kuba uri muri leta, uri muri private sector,
aho uri hose ukwiriye kugira uruhare rwo kubaka igihugu cyawe. Imana yampaye umugisha wo kubyara abakobwa 4. Murumva ko ubutumwa bwo gutegura umugeni ngira ngo ba nyina b'abakobwa babwumva neza kurusha ba nyina b'abahungu. Ariko byanyibukije ko umugeni ntategurirwa muri bridal shower. Ni naho honyine adategurirwa by the way. Ahubwo umugeni ategurwa naho yavukiye. Nta mugeni uba umugeni mukuru. Sibyo ra? Nicyo gituma abanyarwanda kera bafataga umugeni mu muryango. Kuko babonaga umuryango bakizera kuzavamwe umuntu muzima. Nicyo gituma tugisaba umugeni tukamusaba umuryango. Kuko iyo environment niyo climate niyo ituma umugeni aba umugeni nyawe. Ariko umugeni nanone bivuze ko tuba tutitekerezaho. Iyo utegura umugeni ubutekereza kuwazaba kurusha uko wowe uzaba. Ubutekereza kumwubakamo ubushobozi. Ubumuha agaciro. Ni nacyo itorero rikwiriye kuba rikora. Mu minsi mike yishize twamenye imibare y'abanyarwanda turi miliyoni 13. Mu nshingano zacu byatworoheye kubaza uko amadini ahagaze. Amadini turi bangahe? Kiliziya Gatolika ifite 35%. ADPR ifite 28%. Aba Protestanti iri mu kategori benshi bisangamo ni hejuru ya 14%. N'abandi dufite abantu batagera kuri benshi badafite aho basengera. Dufite n'abadafite uko bemera. Ariko iyo uteranyije imibare y'abitwa abakristo muri standards mwisangamo bari hejuru ya 80%. Bivuze iki rero? Bivuze ko itorero riri ku ruhembe rwo kubaka u Rwanda. Ntabwo tuzigira tubigisha ubutumwa bwo kureka kuba abakristo kuko ntacyo bidutwaye kuba muri bo. Nkuko mwishimira ko hari abakristo bari muri workforce, dukwiriye kuba tunishimira yuko kuba ari abakristo binagaragara kuri workforce level. Aho ngiye niho nshaka gusubira. Icyambere, umunyarwanda uri mu kazi uwo ari wese 80% uza guha serivisi azaba ari umukristo. Mwumva icyo gipimo? Ni ukuvuga 80% nusanga ruswa iri kuri 30%. Portion y'abakristo izaba iri hejuru. Sibyo ra? Ntago ndi umunyamibare ariko imibare mike yanzibyira bimbwira. 80% twebwe tubaza abaturage buri mwaka tugira ubushakashatsi bwitwa ishusho y'uburyo abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi mu Rwanda. Mu turere dutandukanye usanga abaturage tubaza batubwira ngo hejuru ya 50% babwirwa nabi. Bende data abakristo tuvuga nabi. Twabyumvikanyeho? Niba turi 80%, hejuru ya 80%. Kuko abo nashoboye guteranya mbashyize mu matsinda mubarizwamo muri hejuru ya 80%. Nimwumva abaturage bavuga ngo abantu bavuga nabi ku kazi hejuru ya 50%. Pasitangira ngo dusubire kuri cya kintu cyo kutakira icya-10. Ubanza hageze ko dusubira kutakira icya-10, sibyo ra? Bende data tujye tuvuga ubutumwa rimwe na rimwe dukoresheje amagambo, ariko akenshi tuba abakristo koko. Kubera iki ndimwo kuvuga ibi? Nuko hari umushakashatsi umwe wanditse aravuga ngo the culture of any organization is shaped by the worst behavior the leader is willing to tolerate. The culture of any organization
is shaped by the worst behavior the leader is willing to tolerate. Bashumba bacu, igipimo cy'ingeso mbi zacu mwihanganira nicyo gituma dushobora kugira abakristo 50% bavuga nabi aho bakorera, mu murenge, mu karere, mu bikorera, kuko naho turahabaza bakavuga ko tuvuga nabi. Ndagira ngo mbahe responsibility y'iyo mibare, namwe mujye mudusura ntitukavuge neza tubabonye ngo twe tuvuge nabi haje abandi. Hari iwacu dukorera tubakira kenshi. Twigeze kujya mu rusengero rumwe hano i Kigali, hafi hano, ngomba kuba nawe ari mu murenge wa Kinyinya. Tugenda twigiza abaguzi b'itorero. Itorero ryashyize urusengero ku isoko, abayobozi b'itorero barishyize ku isoko, ariko abakristo bavuze induru turatabara. Nsaba na bamwe muri mwe ndabaga nti nimumpamagarire mumbarize koko niba bagurisha. Barabaza se n'abakristo murabagurisha? Ngwingo abakristo tubakuyemo igiciro cya biki? Ibyo bintu nta mezi abiri bimaze. Ntago amezi abiri arangiye, ntabwo amezi abiri arangiye muri Kigali ibyo bintu bibaye. Abatangabuhamya hano barahari, nubwo ntari bubahe ijambo kubutanga. Ariko kambabwira ikintu kibi cyabaye cyane kurushaho. Abantu bacu bari bagiye kugura itorero, binjiye mu rusengero, basanga abagore benshi bari mu masengesho menshi pe. Muzi ukuntu basengaga? Nyine mwebwe turabakunda, iyo mwabaye bashumba bacu ntitubavuma, ariko baravugaga ngo Mana, umuntu uzagurira itorero uzamuhe kubyara apfusha. Mu itorero iryo sengesho, kuko twaragiye abantu bacu bicaramo babanza gukurikira umwuka w'abasenga. Ibaza umuntu waje mu itorero akageraho asenga atyo. Navuze abanyarwanda basanzwe bari bazi gutukana nabi, baravuga ngo uragapfuta byaye. Ariko umukristo ugera mu itorero akirirwamo yiyirije, agasenga avuga ngo umuntu arakabyara apfusha. Murumva ukuntu ari extreme? Kutabyara birababaje ubwabyo, ariko ugasengera abantu ngo babyare bapfusha. Ubwira Imana waje mu rusengero. Ariko biba byaturutse he? Biba byaturutse kuri frustration ikomeye cyane yaturutse ku buyobozi. Bakajya mu gahinda, bakajya mu maganya, bakajya mu kubabara. Umuco mwiza tugomba kwiga nk'abayobozi b'amatorero kugira ibyo tutihanganira, kuko icyatugize babi, icyagize bagenzi banyu babi, ni ukudacyahwa. Ntimucyahane hagati yanyu, bikadusaba imbaraga kuza kubacyaha, mukatubaza icyo tubikorera, ariko kambabwire n'ikindi tubikorera nabyo mbibafashe. Icya mbere, mufite hejuru ya 85% y'abanyarwanda, sibyo? Nka leta dufite inshingano kuri abo banyarwanda, mbere yuko bagera mu ijuru bakwiriye gushobora kuba mu Rwanda. Mwese tujyana gushyingura, mwese mubamurira, sibyo? Hari ubwo tujya gushyingura tutarira. Ni ukuvuga ko dushimishijwe n'uko abantu baba mu Rwanda. Niba dushimishijwe n'uko abantu baba mu Rwanda, bakwiriye kubamo banezerewe, bafite agaciro, bafite ubuzima bufite agaciro. Ibyo ndabivuga kubera ko biri mu bidusubiza inyuma, ariko itorero ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane. Pastor Taya ntumira yarazi ko ngira ngo hari amasaha y'umushyitsi azira. Ndangije ntago naza mu muhango ntari bubemo, ariko impamvu ndaha niki? Impamvu gitifu w'umurenge araha niki? Nuko muri abafatanyabikorwa bakomeye cyane. Iyo mubaye beza dutanga ubuhamya nk'uko executive yatanze. Iyo mubaye abanyantege nke dukora icyo bisaba kugira ngo intege zanyu nkeya zitabica ngo zinice icyo mukwiriye kuba mukora. Ndagira ngo twese hano hari abayobozi b'amatorero bose bakomeye, mufate umwanya mutekereze ngo ingeso mbi zituma itorero rifite imibare rifite, ariko rimwe na rimwe rikagaragara
uko rigaragara. Aho ntibishingiye ku ngeso mbi umuyobozi mu matorero ashobora kwihanganira, kuko umuco w'iyi community yitwa abayobozi b'amadini n'amatorero, imibare yabo turi bo nk'abanyarwanda irahari. Tuzakomeza tuyigemo tuyisesengure tunayibahe namwe, mumenye abakene bose bafite aho basengera, abakire bafite aho basengera, abize bafite aho basengera, kuko biradufasha twese kumenya uko twubikana. Ariko ndifuza ko twibukiranya ibyo u Rwanda rutihanganira. Ntabwo dushaka kwihanganira ubukene, sibyo ra? Inzira zo kutabwihanganira ziraha. Ndashaka kubashimira cyane yuko mu gihe cyanyu cyo kutihanganira ubukene mudategereza gushaka abakristo banyu, mujya mu babikira Imana yahamagariye uwo murimo, mukabafasha kutihanganira ubukene n'imibereho mibi. Ko turifuza umunyarwanda ushoboye, kandi umunyarwanda ushoboye, leta ishobora kubaka umuhanda, itorero rikubaka roho n'umubiri, n'undi ubifitiye umutima akaba umubyeyi utari umubyeyi, kuko uko kuzuzanya turagukenereye. Ntago rero nk'u Rwanda twifuza gukora dutatanye. Buri igisobanuro cyacu cy'imiyoborere muri iki gihugu gifite ibice bitatu. Kirimo imiyoborere ishingiye ku muturage, imushyira ku isonga. Ubwo ni umuyobozi muri leta, ni umuyobozi mu madini, ni umuyobozi ahariho hose. Ukwiriye kuba ufite abo wubakiyeho kandi uyobora mu nyungu zabo no mu kubateza imbere. Harimo kubazanya inshingano no gukorera mu mucyo. Cya kindi navuze cy'ingeso mbi dushobora kwihanganira, nicyo gituma n'uwo muco wo kubazanya inshingano no gukorera mu mucyo mu matorero upfa. Kandi ntago bituma Imana iba inyantege nke. Iyo ukoreye mu mucyo n'ubundi by'Imana yagusezeranyije ibikugezaho, ahubwo n'Imana dusigaye tuyifataho ingwate, sibyo ra? Mu madini no matorero turavuga ngo yaraduhamagaye. Hari umushumba umwe wigeze kutubwira, umuntu yaganirije arambwira ati ariko se wabaye uretse ukitegura ugakora itorero witeguye? Ngo aravuga ngo umwuka ni nk'amazi atemba, ntuyatangira. Ayo mazi se ari butemba arenga aho Imana yateganyije? Kandi kuko yararangije tumufungira nyine kubera ko yatembye, ariko agatemba atera isuri twaramufungiye. Kuko nubwo umwuka ari nk'amazi atemba, iyo amazi atembye nabi abikiza, sibyo ra? Abisuri. Ariko icyo gihe si umwuka uba watembye, tuba twawusize, tuba twitembesheje tukabeshyera umwuka. Kuko Imana kuguhamagara ni nayo nyiribihe, sibyo ra? Iyo itarimo kugukoresha nonaha kuki uvuga ko itabonye uyikoresha? Ngiye buriya kambabwire, buriya RGB uko yakomera kose ntiyabuza umuntu gukora Imana irimo gushaka ko akora. Ariko iyo ukoze uko amategeko atabiteganya, nyine icyo gihe uba winjiye muri domeni yacu, icyo gihe uba winjiye aho Imana yaduhaye ububasha, sibyo ra? Hari aho Imana yaduhaye ububasha butuma mukora uko amategeko abiteganya. Iyo mukoze uko atabiteganya, ububasha bwacu bukoreshwa nk'uko Imana yabuduhaye. Icyo uba ukoze uba usuzuguje Imana, to be honest, uba usuzuguje Imana, kuko uba utangiye gushaka panya, uba utangiye gushaka kubeshya. Ubu bamwe baratubeshya diplome badafite barazihimba, bari bize. Uraba bize ukorera Satani azakumwaza, yaze kwica, kwiba no kurimbura, sibyo ra? Azakurimbura nukomeza kumukorera. Ariko ntago twakunda umurimo w'Imana kurusha Imana yawudutumye. Nkuko natwe muri leta tudajya dukunda inshingano kurusha uko amategeko abidusaba, kuko kuzikora neza no kuzikorera mu nkingi z'amategeko. Iyo dukoze inshingano hanze y'amategeko tuba tubuze kuba abo turibo. Uyu munsi ni uwo kwishima. Mutagira ngo naje kubabwira bibi, naje kubabwira ibituma tutaba ngo tugire influence dukwiriye. Ariko nababwiye ngo itorero ni ryiza. 65% y'amashuri dufite muri iki gihugu ari mu maboko y'imiryango ishingiye ku myemerere.
icyo dusubira inyuma tukibaza turavuga ngo turarera dute 65% twizeye imirerere yayo, dushingiye ku nkingi mwubakiyeho, dushingiye ku ndangagaciro mufite, muzi amahirwe igihugu cyaba gifite. 65% nubwo bimeze gutyo, igwingira riracyari ikibazo. Apostolic Ministry tujye kurwanya igwingira easily, sibyo ra? Tumenye ko nibigenda Compassion International miliyari 50 izana muri iki gihugu, imenye neza ko yubaka ubushobozi, imenye neza ko irwanya igwingira, itagwingiza abapasta. Kuburi amafaranga ashobora kuza kurwanya igwingira mu bana akarangira gwinjije abapasteri mu mwuka, sibyo ra? Nibishoboka tutabwizanye ukuri, abana bakomeza bakagwingira. Turwanya ubukene mu myaka 10 ya mbere twarihuse cyane, mu yindi 10 nta nubwo twateye intambwe ingana nka rimwe. None se imiryango iri hano ishingiye ku myemerere itari amatorero, itirirwa mu ntambara y'ubukene bigenda bite? Mutsindirwa he cyangwa dutsindirwa he? Kuko ntago waba ku rugamba ngo we kwibaza ngo natsinzwe nte, sibyo ra? Iyo twirirwa turwanya ubukene, ninde ubwubaka? Ko twe tuburwanya, ninde ubwubaka? Ndabeshya? Kandi bajumba ntaga amatura agabanuka ariko ubukene buriyongera muri community. Tubyibazeho, sibyo ra? Tutazaba amaboko atera ubukene, sibyo? Ntidukwiriye kubyibaza ko turwanya ubukene ntibukugabanuke nk'uko bugabanuka, amatura akaba atagabanuka cyane, ubukene bwiyongerera he? Ninde utuma bwiyongerara? Igwingira ninde uryongera? Ko abakristo tuba twagiye gusenga 80% ku cyumweru, tuvayo dutabana bacu bakicwa n'inzara, kandi abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka. Uwo mwanda uturuka ku Uwiteka ninde utwamburira hehe mu nzira? Ko ari mwe mudushyingira. Ngewe ngira ubuhamya bwo gushyingira nkunda cyane. Nari nize nsobanutse mvuye kwiga muri maîtrise, ndaza nkora ubukwe, nsabwa mu kwa 9, njya no mu murenge mu kwa 9. Umugabo wanjye asubira iwabo, nsigara iwacu. Mu kwa 11 njya mu rusengero, njya mu rugo, noneho mba umugore. Bivuze iki? Bivuze ko nubwo ndi umunyamategeko, nubwo umwanditsi w'irangamimerere yavuze ngo tubaye umugabo n'umugore, authority pastor yaramfiteho yatumye ntajya mu rugo rwanjye. Iyo authority murumva ikivuze kuri mwebwe? Do you realize the power that you are privileged to have on us? Iyo power na privilege byaba bibabaje kuba gitifu yumva ko mukora ibitangaza kuba muza mu muganda, sibyo ra? Kuko iyo authority mudufiteho, kuki mutayitugiraho tukareka kurya ruswa? Kuki mutayitugiraho tukareka kuvuga nabi ku kazi? Kuki mutayitugiraho tukitabira iterambere? Really, iyo authority izatugeza mu ijuru niba itatugeza mu Rwanda. Honestly speaking, iyo authority mu Rwanda murabona itugezamo, noneho mere kuri icyo murabona itugeza ku Rwanda rutagira ubukene kuri 2030. Ubundi niho twaye twashyize ku isi hose, dusinyana n'abandi ngo turashaka u Rwanda rutagira, turashaka isi itagira ubukene muri 2030. Ariko noneho reka tugaruke mu Rwanda, turashaka u Rwanda ruzira ubukene kuri 2030. Mubona urugamba turimo ku bukene turimo kuganayo? Cya kiganiro cyo guta amashuri, aba bayobozi b'inzego zibanze bararondogoye, ariko 65% y'amashuri bata nayanyu.
ubu gitifu kucyahangayikishijwe nuko bataye ishuri ryawe, kandi amenshi leta ibaha n'amafaranga yo kuriha, sibyo na ikakurihira abarimu kuri yandi dufatanya 50 na kangahe ku ijana, ikakurihira abarimu ikagukorera ibyo, ikaguha abanyeshuri, sibyo na Compassion na World Relief na World Vision n'abandi bakaguha ibikorwa remezo, mugahera mu ntambara z'uburyo bigurwa n'ubwo bitagurwa. Ene data, kwa nta mubyeyi urananirwa kugura igitabo, kuki igitabo cyaje kugurwa giciye muri Compassion kinanirana, haba habaye iki? Kuki igitabo cya World Vision kiba intambara? Kuki umupira wa sweater? Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ubufatanye bwacu twese niho hari imbaraga n'amaboko yacu. Hano hantu nahumviye amagambo meza cyane, amagambo y'ubufatanye. Muri ya mahitamo mu Rwanda rwahisemo yandi navugaga, harimo no kuba umwe. Kandi no muri droit tugira ikintu nkunda kuvuga mu Gifaransa, nubwo navuga Igifaransa cyinshi, ariko ngira terme nkunda yo mu Gifaransa muri droit pénal, association de malfaiteurs. Iyo parti yo ndayizi, ariko reka twe kuba association de malfaiteurs, reka twe guhuza ibibi, reka twe kuba bahuza mugambi w'ikibi. Ubumwe bwacu subwo kuvuga ngo ntamuvugaho, kuko nimuvugaho nanjye ejo bazangeraho. Reka tumutegure mbere, ejo niba mugeraho bazamwishimira. Hari icyo bitwayera niba turi muri umbrellas, niba turi mu matorero, tuba ibyuma bityazanya, sibyo? Icyiza cyubaka icyiza kurushaho. Nifuza rero kubibutsa yuko mu rwego rwa leta twahisemo ubumwe. Ubu turaha nyine kubera ko turi abafatanyabikorwa. Ikindi reka mbabwire, murekera gushima Imana ko mufite abakristo bari mu mirimo. Niba muri 80% se mwabuzwa n'iki kugira abakristo mu mirimo? Iki gihugu kiyoborwa n'abanyarwanda. Niba abanyarwanda hejuru ya 80% ari abakristo, ahubwo ni murebe niba turiho. Ngewe ntimuzakomeza kumbwira ko ndi umukristo, ahubwo muzambaze niba ndimwo kuba umukristo koko. Kuko uko munsunika kuba umukristo mwiza, niko mwizera ko nzabaha serivisi nziza. Niba mwarahuje kuba umukristo no gutanga serivisi, sibyo na? Niba mushaka guhuza kuba umukristo no gutanga serivisi, rwose mujye mumbwira mutari ku mukristo. Ibi ntakwiriye kuba bikora. Ariko twebwe na ruswa murayiduha hariya nuko tutayakira. Bene data baza kutubwira nyine ibidakizwa. Hari abaje barambwira ngo bansengere, ndabaga nti ntago bishoboka. Rwose nta autorité, ibintu tugiye kuganira ntibibaha autorité morale yo kunsengera. Ntago muri bunsengere ngo wanze Imana ntashwi, ubuhamya nabahamagariye buraho uburenganzira bwo kunsengera, mwebwe ntibishoboka. Finaluma nyine nabonaga ko bashaka gukoresha gusenga nk'imbaraga zindi zo kunyentimida wa mugani, ariko ntago byari bigamije gusenga na character y'uwo dusenga. Iki gihugu gifite amahirwe yuko gifite character ya leadership, ni nacyo nshaka gusubiraho. Character ya leadership twafashe umwanya kuko dukorana n'amatorero menshi. Iyo turi muri reform processes dushaka kureba structures z'amatorero. Hari ikintu nakunze Imana yakoze. Ntago Imana yubatse structure mu buryo buri complicated bw'amatorero, ariko iyo usomye muri Bibiliya ubona neza character y'umuyobozi Bibiliya ishaka. Kandi nicyo gituma ndimwo kubitindaho. Structures zose dufite iyo zibuze character tubura ubuyobozi. Uru Rwanda imyaka 28 ishize rwabaye mu genocide yakorewe Abatutsi. Abanyarwanda muzi ko aribo bubatse u Rwanda. The character of leadership and what the leadership can tolerate has transformed us from victims and perpetrators to a great nation.
what is the character of church leadership in this country? I really want you to go and respond to that question. Aho mwicara mwibaze ngo character y'ubuyobozi bw'amatorero muri iki gihugu. Iyo dusohotse nk'abanyarwanda duhangayikishijwe n'ubukene, duhangayikishijwe na ruswa, duhangayikishijwe n'ingeso mbi, murabizi ko tugize 80% nk'abakristo. Do you realize what that number means? Do you realize the struggles that we go through in those characters? So nifuje gusoza, buriya kuvuga nyuma biragora. Imwe muri churches twari turimo gukora reform, twaganiriye kuri characters dushaka. Uzi kuba mukora amategeko y'itorero mugashyiramo indangagaciro y'ubukristo. Odepari muba mwamaze kubona ko struggle mufite ari uko ubukristo budahari. Christ centeredness ikaba indangagaciro mwicara muri leta mukavuga ngo reka tuyishapinge muri character y'itorero. Kuri rimwe kuri abiri kuri ata. Ubukristo ubundi kitugira abakristo si ubukristo. Si kuba Christ like. None se wabuta Christ like muri environment yanyu umuntu wicara avuga ati ariko reka dushyiremo ubukristo nk'indangagaciro. Nukuvuga indangagaciro y'ubukristo kukureba hanze. Uyu murimo wanyu no murimo w'ubuhamya. Umuntu ureba iyi structure avuga ngo indangagaciro y'ubukristo ntihari. Kuko abantu bashobora kugira confusion ariko ntibagira confusion y'icyo ukwiriye kubura icyo. Ahubwo ushobora kugira confusion y'ukuri icyo mu by'ukuri. Ngira ngo Pastor Lili yabivuze neza, kubona ku itorero ryangiritse birababaza. Nigeze kuganira n'umuntu w'inshuti yanjye arambwira turiya muntu arambabaza ntize kuki. Ati nuko uko ateye rwose anabiteye ari umukristo. Ati yaba ari hanze hariya twari kuba twizera ko hari umunsi azahinduka. Ati noneho igiteye agahinda ateye kuriya hari umukristo uca n'imanza. Murumva agahinda biteye iyo space abantu bemera kuri transformation ibitagifite character iri transformation ibindi byose tuba turimo bibatari byo. So ndagira ngo mbashimire cyane ko muri abafatanya bikorwa beza. Ndagira ngo mbashimire yuko ubuhamya bwabaye buturutse mu nzego z'ubuyobozi, buturutse mu mateka yanyu, bwagaragaje ko hari a particular character mufite nk'ubuyobozi. Igituma natinze kuri character nuko iyo tuyibuze hari ibyo tutakaza. Nk'abayobozi cyangwa nk'inzego z'ubuyobozi, iyo tubuze iyo character tuvuga, nta cyizere kibyakoreka kibaho. Abo turi kumwe nabo batera icyizere ubuyobozi. Ndabashimira yuko uyu munsi abo muyobora bakibafitiye icyizere. Nta rwandiko rwanyu turabona rwo kubura icyizere. Abari aha mutaza kurwandika ntago ndushaka rwose. Mufite ubuyobozi, mufite inzego mwiyubakiye zibafasha kubaka icyizere cy'ubuyobozi. Sinzi niba mwabyumvishije ariko pastor yavuze ngo n'amafaranga sinzi aho bayakorera. Sibyo? Twebwe twamaze kubona hari henshi bagwa ku mafaranga. Mukavuga ubuhamya mugakora ibitangaza ariko twajya kureba amafaranga tugasanga mwarahirimye. Kandi bakristo kambahindukirije namwe mukabafasha guhirima. Bakabeshya ntimunabegere ngo mubwire ngo ariko mushumbura beshya we ntago ndi bivugire kuri micro ariko ibi ngibi giyewe nawe tuzi ukuri kwabyo. Nashaka kwirukana ariko basi bamubwiye kuzi ukuri ko ayo mafaranga yayibye cyangwa yayisa yataraye. Nabonye hari ibintu namenye vuba mu matorero amwe hariya ngo n'icyaha n'ibicumuro. Ndavuga nti se bitandukanira he? Noneho bakatangira kunsobanura ngo kimwe kiraremereye ngo ikindi ntikiremereye. Nkababwira ariko ngiye Bibiliya nzi kwimbwira ko Satani ari we icyo cyaha cy'igicumuro cyo gituruka kwandi. Kuko niba ari simplified version y'icyaha ariko ugasanga itorero ryabaye leta kuko rizi amakosa atabicyaha ariko ubundi mu byo mwemera yo yakabaye ari icyaha
ariko ryabaye modifiye. So nifuza ko rwose ndashima ko hasengewe pastor agashengerwa n'abakuru b'itorero, muri amaboko akwiriye kubakana ubuhamya bwanyu. Ndabashimira rero ko mufite ubuhamya bwiza nk'itorero, kuko kubura ubwo buhamya biterwa n'uko muba mwarihanganiye ibitesha agaciro integrity yanyu. Ibyo kutabyihanganira niko kubaka ubuyobozi bukwiye. Icya kabiri, rwose kuba dufite abakristo benshi tukaba tugifite n'ibintu duhangana nabyo, byo isi niko iteye guhangana n'ibibazo. Ni nako twubatse dukwiriye kubaka guhangana n'ibibazo. Ariko izina itorero rifite, mujye mumfasha namwe mwiyumve, sibyo? Murekera aho kwiyumva mu buryo bw'ijambo gusa, mwiyumve no mu buryo bw'ubuhamya. Ubundi ibi bintu mukora ni ibintu bijyana n'ubuhamya, sibyo ra? Integrity n'umuhamya ni ibintu by'ingenzi, kuko izina ryanyu si ryo ripfa. Nuko iry'Imana riremereye kuresha iryanyu, ariko n'iry'Imana rirahakomerekera. Harabo nabwiye ngo ngenda ndashaka ko murekera aho kwita abakozi b'Imana gusa, mukajya muvuga ko mukora iwanyu, sibyo ra? Kuko hari ubwo kuba umukozi bigira attitude yindi, nta relationship iri direct. Ukaba umukozi w'Imana ariko ukibuka ko n'Imana ari so igira na character. Hari ibintu umuntu akora tukavuga ngo uriya ntiyahuye na mama, ukaba ubizi ko mutavindimwe nyine, ukaba uzi neza ko muvindimwe atabikora, sibyo? Natwe kuko niba turi abana b'Imana tukaba n'abakozi bayo, tugomba kuba tuzi character ya data wacu. Twagombye kuba tuzi nibura niya data buja niba tutazi ya data. Ariko hari ukuntu dusa nkaho nawe tutamuzi neza. Kuri icyo cyo kutamumenya neza, rwose ndeka mbabwire hamwe muho tubonera intege nke. Ndishimye cyane ko uyu munsi hari ibintu nahumviye. Vision kwaguka, realizinga ko atari mwebwe. Buriya sinzi niba mwabyumvise ko Pastor Tayi yavuze ko Moses atageze Kanani. Mwabyumvise neza? Dufite abashumba bishwe na vision bearing. Rwose bazi ko aribo n'Imana yarangiye. N'Imana itagitanga vision byarangiye. None ugasanga bararwana no kubearinga vision yabasize. Marayika mwumvishije aho yiga? Uragira ngo umushumba uzayobora marayika se nta bundi bushobozi asabwa? Arasabwa kuba atekereza kuri level ya challenges za marayika. Nahoze mbara imyaka hano tufite icyerezo 2050. Marayika niba afite 21 uyu munsi, muri 2050 azaba afite 47. Bashumba, murumva muzashumba marayika koko? Tubwizanye ukuri ko twanditse ibintu mukabitonganira, tubwizanye ukuri. Marayika azashumba ba marayika. Ntidushobora kugira amatorero atarimo gushaka abashumba nka ba marayika bazashumba ba marayika, sibyo ra? Ntibishoboka. Ubwo nyine vision bearing izapfira rimwe natwe. To be honest, that's where we are and that's where we stand. Niba twemera impact y'itorero, niba dushaka kwihindura ubuzima bw'Abanyarwanda, niba dushaka kwikomeza ikabarele, mugomba kugira ubushobozi yirenga, sibyo ra? Buriya niba numvishije neza, numvishije ko umuco wibatse mu myaka 20 uhagije ko mwaguka mufite identity. Niba numvishije neza, Pastor Mbwira yarambwiye ngo it's an apostolic day. Noneho ngewe ndumurayike, mpitamu kutabyumva kidini, mbyumva kirayike. Ariko ndavuga nti nzasobanukirwa icyo bivuze. Nasobanukiwe ko ari the future, ariko yubakiye kuri foundations zikomeye za past. Itorero iyo rijyo gupfa riheraho ryaturutse, ntirirebaho rijya. Amatorero timwo kubaka uyu munsi Kigali agomba kujyana na master plan, sibyo ra? Ntago tuzagira master plan ngo dukeke rwose
mwitegereza ko RGB izababwira ngo nimusenye namwe nimujya kubaka muzareba ibyo master plan ivuga. Si byo giti? Ntago master plan ari ibanga, ni umutungo wacu rusange. Uyu munsi turi miliyoni 13 ariko census irerekana uko tuzagenda dukura kandi turakura. Kandi mwebwe murabizi nimwe mugira ubukwe buri wa gatandatu. Sinzi uyu munsi uko byagenze. Ubu hari abatongana. None se ubukwe iyo mubasengeye n'umubasengeye kubyara, mugomba kubabwira uko bazabyara mukategura naho bazarerera. Reka twe kuba irresponsible ngo twe kuba relevant, kuko nitutaba responsible ntago tuzaba relevant rwose mu gihe kitari iki cy'imbere. So amatorero agomba gutekereza ejo hazaza. Nashimishijwe marayika kuba yahagurutse akaza nuko ibyo mukora yabihaye agaciro. Ngewe njya nicana n'abana b'abapasiteri bakavuga ngo sinshobora kuzakora ibyo data yakoze, ngo twakomerekeye mu itorero. Ariko ubu uri hafi kumubwira ngo so niwe wagukomerekeje imbere y'abandi. Kubera iki? Kubera yuko relevance y'itorero ni mu rusengero ariko ni no mu rugo n'ahandi. Nsoreze kubabwira ko ibyo gukora bigihari byinshi cyane. Ibaze ko tukirwana n'ubukene. Pastor Lili, abakobwa babwire ubu ngubu turi 52%. None se umuntu yafite 52% n'abakwiriye kuba ari mu murimo. Challenge kwa kundi warebye Christine, mentorship is core. Dukwiriye kumenya ko abashumba baturerera natwe dukwiriye kuba turi mu barera. Bityo leadership kwaguka ikagera ku bagore, ndabisengera amatorero yose kuko nicyo kizatuma akomeza ari relevant. Turi 52%, dufite n'andi mahirwe adasanzwe nshaka kubabwira. Buriya turi mu Rwanda ntitubizi ko tutari ku isi. Ntitujya tuvuga ngo inteko yacu ifite 61%. Muzi average y'inteko abagore ifite ku isi 26% yasi yose, za miliyari 7 z'abatuye isi hafi 8. Abagore ni 26%. Ubwo n'u Rwanda rwazamuye abandi. Sibyo ra? Twafashe inteko zishinga amategeko ziri ku isi tukazana 61 yacu. Baratumanura tukajya kuri 26%. Kandi abo nibo barera, nibo bubaka umunyarwanda ushoboye. Ni ngombwa ko amatorero rero yita ku bagore nayo akabashoboza kuko nibo bazubaka umunyarwanda ukwiye. Aho turerera abana muri ya mashuri navuze, yaba twajyaga muri ya mashuri yanyu ya 60% na 5% tugasanga indangagaciro zanyu nibura niba muzifite. Leta n'umufatanyabikorwa kugira ngo itorero ryandikwe muri iki gihugu rijya mu karere rikavuga ngo nje kuba umufatanyabikorwa, bakabaha urupapuro rwitwa urwandiko rw'ubufatanye, mukajya mu burezi mukajya mu bindi. Ariko umunyarwanda twifuza turamuzi, ni nawe nshaka gusorezaho. Umunyarwanda twifuza muri 2050 ni umunyarwanda ufite ubushobozi bwo kurushanwa mu ruhando mpuzamahanga no kwishyira hamwe n'ibindi bihugu. Niba ufite 80%, possibility y'uko umuntu uzayobora u Rwanda buri gihe azaba ari umukristo uri hejuru, sibyo? Muramutegura kuko mutegura uzayobora urugo, mugategura uzayobora umurenge, mugategura uzayobora umudugudu, mugategura mbese ubu dufashe ibarura ry'abayobozi b'imidugudu twasanga n'ubundi 80% ari abakristo. Musanga imidugudu yacu iyobowe kuri icyo gipimo. Niba ubukristo ari character n'ubu ubukristo ari values. So turifuza umunyarwanda ushoboye uzahatana atari naha ari n'ahandi. Wowe urategura umukristo ushoboye uzahatana ataraha ari n'ahandi. Mutunze ubutaka kuturusha twese, ndabeshyara. Dufashe ubutaka buti igihugu dufite tukabushyira kuri ba nyirabwo, ayo makuru nayo turayafite ubu, noneho nayo turaza kuyabereka. Tuzasanga amadini afite menshi. Leta irirwa irwanya n'isuri. Turashaka kugira ubuhinzi bubyara ubukire. Abakristo banyu murabigisha guhinga bibyara ubukire. Abo mufite Gatsibo aho Omega iri
umuntu ajya mu murima wabo agasanga urimo umugisha n'ubwenge. Ariko murumva advantage tugira nk'abakristo, ubundi umuntu akwiriye kujya mu murima w'umukristo agasanga harimo ubwenge n'umugisha, sibyo ra? Gitifu gisangayo, ugera ku murima w'umukristo ugasanga harimo ubwenge n'umugisha. Nase mugira ngo imigisha yabaye mike cyangwa ubwenge bwabaye buke? Icyabaye gike muri ibyo ni iki? Ariko tubibutse ubukire bw'Abanyarwanda buzaguka, ariko buzaguka uko imyumvire yabo iteye. Turashaka iterambere ry'imijyi n'imiturire igezweho. Ibi ndabibabwira kuko nimwe muri mwo kubaka hirya no hino. Tumaze iminsi tubaganiriza abakristo baturanye n'amatorero menshi, nako abaturage baturanye n'amatorero menshi ntibifuza kuyajyamo kuko bayumva nka sosi yo kubura amahoro. Gufata urusaku, buriyo tubabwiye gufata urusaku, kambabwira ikintu kimbabaza. Uzi kubwira abantu gufata urusaku bakavuga ngo ariko se ko no mu kabari basakuza. Ubu itorero ryafatiye ryara akabari kuri standard. Icyabagize standard y'akabari ni iki? Ku buryo mwirirwa mwikomparinga nako. Nibura bari muko baba bari under the influence. Ko njya mbwira abantu iyo bansaka mu modoka bagafungura hahandi imbere, noneho nkabasereza nkababwira ariko ko harimo intwaro kabari ntacyo uvuze. Ngwiriye se nkamwereka Bibiliya yanjye. Intwaro zose ushaka, akambwira ati iyi ni intwaro idafite ikitwaye. Ko muva muri veye n'abasinzi bakava kunywa, mwari mwumva babashyiraho igipimo cy'umwuka. Ariko umusinzi kubera ko umushyiraho igipimo cy'umwuka cy'inzoga kugira ngo adatwara atakiri responsable, urusaku rw'uwasinzi uruhuza ute n'urusaku rw'uwemera? Ukajya no muri iyo comparison, ukajya no muri, ariko n'ubundi akabari usanga karimo abantu bangana gutya ni bangahe. Ariko wowe kudatekereza amahoro, kudatekereza kutabangamira undi, ni ubukristo koko? Kuki udatekereza gukunda? Erega tubyita urukundo, ubanza ari uko ubutumwa butakivuga urukundo. Niba uturanye n'umuntu urwaye umutima, arakangirwa n'iki n'urusaku rwawe? Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera